harya uyu mwana ariko buriya hari ahantu yari yagiye hera abana bo Zuzu uri hafi Zuzu karame nzanira agakona aho ngaho uze nkubwire igisara cyaba kigiye kunkubita imvura yose ngiye kuyiryamo ijoro ndakuvumbuye tu kavigira umutwe iyi mvura se reka njye koga amashaha ariko urabe nsubiriramo aho bukeye ariko ihise kare ndabona n'akazuba kavuye wajyasha ihise kare ikinyabwira kikuri mu mugongo kiri to kirihe ntabwo uragikuraho kigiye kuva cyavuyeho uri gutinda none ugiye he se ugiye he uri he uvuye kukijugunya ntuzi ko wakijugunya utambwiye abakizi inkuba barayiganira koko nese ubwo wari kukijugunya utaretse ngo mbanze nkirebe reka wowe nane bagiye kukubwira izo bote wagira ngo nibwo zikiva mu ruganda uravuga izi bote zanjye se izi bote rero ubu urabona izi bote urabona mbese urazireba nawe koko wagira ngo niyo zikiva mu ruganda urabona wa mukire uriya ngurube uriya uturanye no kwa Sultani ndamuzi urabizi uburyo namukoreraga najyaga mwogereza imbwa urabizi burya rero yagize arareba aravuga ati reka ntumuhereze da agira atya barazimpaye ahubwo papa kavubaza ikibazo ahubwo kuki utamuka uvuze ngo gusetsa we nese ubundi kutambwiye bya bindi
se nta muntu muhuye watoye igitenge iwabo ni hehe hariya hoje tujyane ugiye kuhanyereka se niwe yemwa Yiriwe. amakuse mbese nta gitenge cyanjye watoye Niwe wagitaye. Igitenge cyawe naragitoye. Ariko ndakwibuka uko wangize. Ko ntawe ugira ndagize. Kuzanye. dore nicyo koko we gusa za funguzo ziracyariho dore nazo ziriho ni ukuri urakoze mwa imana iguha umugisha dore nazo ziracyariho ni ukuri Zuzu amakuru yawe. ni amahoro se none se bite mu rugo bimeze neza Bimeze nabi. bimeze nabi Inzara yaranyishe. Ntibyabura Oya, kumenya. ibyo reka tubireke n'ubundi niko wimereye nyine nta kundi ni ukujya nyine wiragiza imana icyo ugiye gukora cyose n'ubundi nyine nta kundi wabigenza n'iby'isi ni ibyo ngibyo isi ntisakaye Siko badaheruka gusezererwa wabaye wa kangahe. yewe se nahise ubwo urumva wakibagira umwanya wanjye di nabaye uwa mbere hanyuma se wowe wabaye wa kangahe Nabaye wa 49 mu banyeshuri 50. Ko hari ikintu cyantesheje umutwe, uwa nyuma yantesheje umutwe yanga ko mbapfundikira rwose. ibyo ngibyo nibyo byakubabaza urabura kubabazwa no kuzana wenda nko muri 20 ba mbere aba ariko mvuga urababazwa nuko abaye uwa 49 gutabaye uwa 50 urumva ko atari agahomamunwa koko Gatana birote y'uwa mbere se ko papa ari papa rimwe yahita ambwira ngo ajyane ku kigo bamwihera agacupa. Yabaye yubura kwiga wa mwana we ntuzi aho ubuzima bugutegeye erega nuko umeze iwanyu ntabwo ari kuzahora umeze ushobora no kubona ukabona urize wenda ubaye nk'umuganga mu ivuriro runaka ndetse ukageraho ukishingira ivuriro ryawe naho wowe n'ibyo byawe ngo ntiwabaye wa 50 nuko nyine erega twaganiriye n'ibyo mu masomo nibagirwa kukubaza yewe sinigeze mbona disi ukuntu nakurikirana biriya byabaye nyine ngo ndebe uko bimeze ndebe uko byagenze ko byagenze ibara umupfu. oh no ute se
nizere kandi ko atari bimwe byabereye mu rugo byakubabaje. wababazwa n'ibyanyu yahora ababaye. Gute se? None se bimeze bite ko? Ejo bundi girentya torere mama wawe igitenge kiriho n'imfunguzo, aza kukinyaka ndakimuha. Iyo mukorera nk'ibyo yankoreye nari kukibika imfunguzo nkazitwara pe, nkazatumiza abantu bakabiba, ariko kuko turi inshuti sinari kubikora. Yego ndabizi. N'ubundi Zuzu ihangane rwose, aho ngaho nta cyemezo nabifataho. Shatse kovi uramuke, ubundi iyo nihanganye nakora iki? N'ubundi wagumire n'amenyo hagamwa n'amazi. Urumva imigani uri nayo da. Uramuke. Uramuke.